Hano harimo twambara duke naje nzanye. Hanyuma se ngo bigenze bite? Niki gikunyuze? Ntegereje ko uzanyizera ryari. We neguye warangije. Ndashaka divorce. Ege, mushaka iki? Shaka divorce. Nyine nirwo ndi kukubaza. Ufite uruhe ruhare kwiyo mitungo? Niki kintu ufite aka kanya wasanze ntafite? Niba rugo. Nyuma y'imyaka 2 maze hanga. Niki se nyine cyari guteye uretse ubugoryi ufite uretse ibifukunyi bikuri mu bwoko. Ibifukunyi. Njya gusohoka hariya ntago waruzi igende bugende nta nubwo waruzi ko ndi bugende. Tega amatwi rero. Sige ngize icyo nkumenyesha none. Sibyo? Cyahese cyangwa ashaka buri harakaza dokora kineza mu rugosha. Yawe cyakubwira kuvuga ngo warabyaye ibyo yatandukanye. Uko buretse gato ko inda nakaruga tukwitera. Ushaka gusanga umugore asubunde shabura imbaraga zo waruzifite burya. Ntiwamushobora udafite gutya. Ifaranga urarifite yego. Niba niba ushaka kujya ngo mwubake ndimuhe nyine. Ndarifite ariko si iryo gusesagura kuri yarwe. Akubomba bari bumbwira ikintu. Oya ntabwo wabikora. Oya mbabarira. Sata nuzirageze kweli. Umutebwa wanjye ngo niwanegurira ni cyo gufata. Wese ko byutse n'ibivarizi nyikubitaho bitebya. Twaramutse mugabo. Nanye ndawandutse ntakinzara nawe byutse wikubita n'amavarizi. Akira Nakiri amadeni. bikize. Aya ni amadeni yo kuri boutique. Hano ni kwa Sharire. Hano ni kwa Martine. Hano ni kwa Rose. Abangaba bose hariho n'amanimero yabo ya telefone ubavugisha ubishyura. Urugo rwawe Hakura saze no. n'ama password yawe n'amakonti yawe yose afunze. Guhera kuri password ya telefone kugeza ku ya konti ya banki na mobile money n'iki byose birakubaza urasasa. Wishyure numara kwishyura ukomeze ufunga ibintu byawe byose. Ubundi ufite ikihe kibazo? Bigumana umutekano. Babarira umbwira ufite ikihe kibazo? Sibyo? Ukomeze ubifunge byose uko bifunze. Hanyuma se ngiye ubyutse we bigumana umutekano. Ubyutse wikubitana n'ibiki? Ubyutse byanjye biri manga. Hano harimo twambara duke naje nzanye. Hanyuma se ngo bigenze bite? Niki gikunyuze? Nta kintu kinyuzemo. Uzantesha umutwe kugeza ryari? Babarira umbwira. Uzambera igicucu uzambera ikimara kugeza ryari? Kuburyo izi saha zigera nta n'ikintu wategura. Warazize ukanyikubitaho ngo uragiye. Uratumutse ugiye hese. Ushogosha yo jya. Uri gipfa amatwi ntabwo uri kunyuma. Ubundi surabona niteguye nkushaka kugera. Urabona niteguye nkushaka kugera. Niho nshaka kunsobanurira. Ubyutse ujya he ku buryo urandeba ukabona na buri cumbi mu miryango uvukamo niyo mvukamo aho uvuka baranzi hajeje wundi wanyitotombye naho mvuka nabona icumbi ariko simbe mu madeni ameze gutyo kandi tubana kandi ukora kandi amadeni so urayanyishyurira amadeni hari undi mu mwana muri rugo yishyura yishyurwa byagenze bite imitungo ufite n'amadeni yishyurwa igihe cyo kuyishyura ibaze kuba ufite ideni ry'ibihumbi bitarenga 20-30 karise yose ikagutaramika kumenya rikamara ukwezi n'amezi 6 wowe ubitsa amafaranga ahangaha ufite ibirayi mu ngewe ngacaho bakantarama wa mugore w'umukire wirirwa afata amadeni buri munsi hano nkubwira ngo basi waretse twishyura ntashobora no kuba nafata telefone yawe ngo nishyure 5,000 Erega bundi warabimbye buri muri password yo muri telefone irafunze. Password yo kuri mobile money ntago nyiza. Konte zawe sinasunutseyo n'umutwe w'intoki zanjye. Ngo ndi umugore. Ubundi ubwo ndi umugore. Ubana n'umuntu imyaka 2. Utamwizeye ku kijyanye n'umutungo ufite kugeza aka kanya. Ntegereje ko uzanyizera ryari. We neguye warangije. Ndashaka divorce. Mushaka iki? Shaka divorce.
umuntu mubana nk'uko tubanye umeze nk'umukozi wo mu rugo utuma guhaha akaguhamagara ukishyura cyangwa yanakubura ntibarye cyangwa ushaka divorce wowe nyine uru ntabwo wari njye yimpe bayiguhe urumva wayishegeye ese mbere yuko nyishegera tubiganiriyeho kangahe buriya mba nzi kuri muri iki nari bwa bucucu ubu ziko ndimo nikinira ariko hariho ndabona ukomeje ubu ziko ndi kwikinira nyene ngushaka iki nyene uburenganzira bw'umugore mu rugo nuko ye ku mitungo dufite cyangwa wayigizemo uruhare rungana iki se kugira ngo iyo mitungo urwo rugo uyigere umbajije nayigizemo uruhare rungana iki ntukajya unsubirisha amusingana nawe ntiwasubiyemo nta kibazo nayigizemo uruhare rungana iki ninde muntu ubana n'undi imyaka 2 nta ruhare aragira mu buzima bwe nyine nirwo ndi kukubaza ufite uruhe ruhare kw'iyo mitungo niki kintu ufite aka kanya wasanze niba ari ugukora ndakora ariko ibyo nzanye n'ubundi bijya kuri konti yawe ukabika ukora ubusa wowe ukora iki icyo nzanye kijya kuri konti yawe ukabika amaripoti yawe ya buri munsi winjije iki hasohotse iki ukabika gasigariraho uri umukozi uri kubisuragiye urumva nyine urumva ngo uzitunga ngaho shogoshe rugende nimba wumva uzitunga umugore wawe n'urukweto rumucikira ntabwo kugenda ari ibyo nyibutsa nyuma y'imyaka 2 maze shogoshe rugende nyine nuko ndabona wacu utekereza ko ari iki uyu munsi cyatumye mfata icyemezo cyo gubakinga nyuma y'imyaka 2 maze iki se nyine cyabiguteye uretse ubugore ufite uretse ibifukunyi bikuri mu bwonko ibifukunyi nsoke niba wabyemeje genda of course ngomba kugenda imyaka 5 igihe kizatubwira nicyo nakubwira tegereza iyo myaka 5 igere nacyo uzufate divorce washegeye shogoshe rugende ariko banza nari narakurambiye nari nkurambiye ikintu nakubwira cyo ibangana nakwibira ntago imitungo yanjye yaribwaho n'umugore w'ikimara umenye ryari ko ndi ikimara se kandi ubimenye uyu munsi wabimenye none ese shogoshe rugenda mukuturambagiza ntitumenya ko turi bimara mutubwira ko turi beza mudukunda mutwitayeho ariko nubundi uri mwiza ariko uri mwiza inyuma ariko nageze mu rugo mbikimara shogoshe rugende madam nageze mu rugo mbikimara sibyo nageze mu rugo mbikimara ase niba udashaka kugenda asubira mu cyumba mba gabanya amagambo nimba wabyemeje kugenda mva mu maso ugende ndagenda kuko ntiwambwirije irukanka nyine wikuntindira nta nubwo wigeze ubinyihuza winyihutisha ko n'ubundi njya gusohoka hariya ntabwo wari uzi igihe ndi bugende nta nubwo wari uzi ko ndi bugende tega amatwi rero sige ngize icyo nkumenyesha none sibyo naje mu buzima bwawe nakabaye mfite ubwanjye buzima nubatse nanjye ku giti cyanjye wowe icyo wakoze ni ukuyobya ubuzima nashakaga niba wabishegeye mva mu maso ugende waba ubishaka cyangwa utabishaka ubyifuza cyangwa utabyifuza n'ubundi ndabikora ngira ngo impamvu zo gutuma imitungo yawe nyibona nk'uko n'ubundi nabikubwiye wazumvise waranshatse ikindi narakubyariye tuzareba nta kibazo genda ari umugore kisubundi ubwo rero uzi kumpima meze bitese fresh man baraburanye kuwa ugerageza imana kwihishahisha banitsinze mana akazi kaba kamfashe yamaye kamubwira akazi turagakora twese sibyo ariko burya kwihugiraho cyane ntabwo ari byiza ushaka umunsi umugende wenjoying tu amagara mu musange niko biba bimeze anyway ndashe ku ngingo rero ikintu naguhamagariye bro hano mu rugo ibintu ni danger ngo umugore wanzonze bro mama bebeze ntuzi ko ubu already yamaze kwahukana ngashaka divorce ntabwo wabimbwira iri seriye ngo wagize gute ibyumweru 2 birashize agiye
uri single father cyane rwose ihangane birasekeje niyo mba nyine ndi wamuje n'ufite n'umwanya dayane naba nifite nk'abana turi kwitemberanira hano mu mujyi wa Kigali. ahubwo ibyo ngiye kubaza gusa mu byumweru bibiri nta kuntu bigenza ese ubundi agihari bwo nigenzaga ntishaka ko yananiye ari umugore udashobotse. Ibaze ko buriya nyine twabanaga urumva nyine nangaga kumuvamo tukibana ariko n'ubundi reka mbivuga uko byari bimeze. Yari wa mugore udashobotse witahira saa 8 z'ijoro urumva. Ibaze umugore nyine ushobora gutaha saa 8 z'ijoro aherekejwe n'undi mugabo bari bari kumwe ntazi ngo bavuye mu biki. Wait usanga saa 8 z'ijoro bro ntabwo byumva rose ugira ngo mba nabaga noroyewe hano. Ibaze ko noneho ibyo byo ntanabyihanganira sibyo kuko nanjye iyo nciye urwahakana ndakaburanye urabizi sibyo ibyo byo nanjye ntabyihanganira. Imagine ko noneho ari wa muntu ushobora gukoresha 900 mu byumweru bibiri tayari akaba arayakonsomya arashize. Buretse gato agira icyo bita gaspillage iteye ubwo. Buretse nkumve neza manza hano kumva neza uragira uti ataha nijoro aherekejwe n'abandi bagabo nasinze bro ukamubona nkamubona gutya n'amaso yanyu ukamureka kinjira mu nzu yawe nta n'igitekerezo afite cyo kwikosora. Ndamubwiraho kugira ngo tubyumvikaneho tubiganireho akarakara kundusha akambwira nawe ukagira ngo nigiye uri mu makosa. Man nukuri pe urabizi ugendera wa gicucu. None se mama ntagenderaho kubizi ko nayo kuguraga kamambiri ari wowe nyasaba nari kujyana iki nafashe imyenda yonyine nazanye ndagenda. Ariko nabyari inzu niyo ukagenda ugakuramo imyenda yawe. Nta bundi buryo nari mfite. Uratekereza wowe ufite ubwonko butekereza neza cyangwa urigihwera-hwera? None se nari gukora ikima ko numva urakaye? Sohora wowe amafaranga dushigaho uguhuza nta kintu byari ugendera ngo njye kwa Anne uhamagaye nyoko ngo ndi kwa Anne. None se mama kubizi ko nta password yiwe nzi yaba ya banke ntayo nzi yaba ya mobile money ntayo nzi yewe ibyo mu maranya akabaye waramunetse warabimenye urumva. None se ko n'amakarita ya banke yampagaye yahinduye password yayo. Akureka mubaze turi mu wuhe mwaka we wigira ibyo bintu bizira naho wajya ngo muwuzuye wigira akana kizagira ngo ngakana ko mu cyaro ubwo nibwo bwenge ufite wowe. Uretse gato nkubaze mu byo ko mu rusyo uzakomena ingasire ndibuka mukiva kwa muganga muvuye kubyara uzi ko wambwiye uti twabyaye nk'abandi subiraho namaho nzashaka ko uzaza kugukanda yandi nyine uko naje no mu rugo muhabona mubanye neza akiri ku kiriri siramugora yako mbere uko byara yarameze neza ubwo ntago ari wowe waba uri urusyo bro. Reka nkubwire sibyo buriya turi abantu turakosa sibyo nanjye wenda sindishyashya sibyo ariko buriya no mu kutabashyashya kwanje urumva ngira uburyo mbitwaramo. Ndakubwiza ukuri ko mu myaka 2 mbanye n'uriya mugore sibyo nubwo ntaba narakoze utuntu tudasobanutse ntago nabimwereka bikora mu ibanga nyine ryanjye nk'umugabo sibyo. Menya niba ndi mu rugo nitwaye nk'umugabo ibyo ngomba gukora byose nabikoze sibyo. Nimba nisanze mu cyaha runaka si ngombwa ko abimenya sibyo. Akantu kamwe urumva ariko imagine ko we none habikora urumva agataha izo saa 8 bro ariko umwe n'ibigabo bimuherekeje sibyo. Ubwo se ari we wabyitwaramo reka ngoze nyine kandi karushaka kubaza urumva already yaragiye sibyo. Ubu umugabo uri mu ntabwo nukuvuga ngo nta nuzukore mu mbona wataye Roman nta gukirya bahora n'iki se bro. Ni ibitekerezo byinshi nyine tu niba bavuga ngo ipusi yaraye hanze yitwa iki inturo kandi niyo mugore uramugore yafashe icyemezo cyo kugenda urafite ibindi bigabo biri kumushuka ntabwo byabura kame uko byagenda kose ndibazi wawe nta kintu yarabuze cyahese cyangwa yashabura harakaza udakora neza mu rugo sha yawe cyakubwira kuvuga ngo warabyaye ibyo yatandukanye kuko buretse gato ko inda nakaru gato kwitera ushaka gusanga uriya mugore asubundesha abura imbaraga zo wari zifite bujyana
none ibyo utaruzi aho reka mbe umugabo nyine tu nayo kuvuga ibintu bitari ngombwa gusa kw'iyo gahunda sha nta kibazo rwose ngenda iyo twahuraga ibintu byabaga ari twebwe umva system y'abagore muri Kigali muri izi minsi abagore muri Kigali iyo ubona ko bitari kuvamo kandi utari kumuha umwanya wo kumva waramukatinze kuri buri kimwe cyose so baravuga ati reka ngende n'ubundi akomeza mujye muhora murwana mushwana buri munsi aravuga ati buriya reka nigendere n'ubundi ategereze muzakore divorce ese ubwo ritari kumuha divorce nicyo kibazo nyine none izi kintu cyane ubwoba se ari nacyo ubundi nyamukuru cyatumye nguhamagara hano aragira ati ngewe nacyo ndarindira imyaka 3 yari isigaye ariko buri kimwe cyose kiri hano 50-50 nkatekereza ko noneho namuzanye urumva ari Marine ntoraguye mu kabari itagira ikintu na kimwe urumva reba inzobe yarasigaye afite urumva ibaze ko noneho iyo mico afite niwe yari afite akiri n'umukobwa ndamwihanganira ndavuga ati ubwo abonye urugo bwo yubatse bishobora gushira sibyo fine ariko ikintu noho cyatumye nguhamagara aragira ati ni 50-50 uretse nyamubwire ibyo bintu nibyo ntari kubasha gukurura ngo kumanza kugira inama nibona byanze ndakwereka umwanzuro ufata inama mbi ndibukugire nuko wangibwire wabukuye mu kabari urede aho abagore mu kabari akunda utuntu twiza ntiwamushobora udafite gutya ifaranga urarifite yego niba niba ushaka kujya ngo mwubake rimuhe nyine ndarifite ariko si iryo gusesagura kuri ya rwego ako mba bari bumbwire ikintu mbarumbwire nyine consommation waba ugira zatuma ukonsoma 900 miliyoni mu gihe cy'ibyumweru bibiri nk'ubu yansigiye ngo igikayi ngo kirimo miliyoni irenga aho ugomba kuzishyura ayo mafaranga ni amafaranga yafashe mu minsi itagera no muri 15 niyo nama nakugiraga rero ngewe nk'umuntu w'umushuti wawe ntago nakwifuje gusenya sibyo ahubwo wowe icyo nshaka kubwira ni kimwe akugira ngo utakaze ubugabo bwawe cyo kwita rigueur nk'umugabo buryo wowe utandukanye n'umugabo abantu batanye kuko n'umugore abantu barakota uriya mugabo ntashobotse n'umugore we nawe n'ukorega ntiyarashobotse urumva ese nibira ko ngiye kugira inama ntabwo wakwicara nawe mukabiganiraho mukubaka urugo uriya mwana akabona uburere bwimbitse uriya mwana aracyari mutoya ugira ngo n'ubwa mbere byaba bibaye twabigerageje inshuro nyinshi nkamwicaza nkamwe ati se mada watuje nyine ukicara hamwe ukubaka wamenye ko uyu munsi dufite amafaranga nibyo ejo bishobora kuba ngombwa ko twakena ukajya mu madeni ukaba unanjye waranyenesheje imyaka udufaranga twaburi tutatuma nshyira n'uturaso ku mubiri inyungu ni iyi tekereza ko nanamubwiye n'ibintu byo kuvuga ngo basi tugabane kubera ko dufite umwana dushaka ukuntu abaho nabwo n'ubundi ntabyumve nkabona ararakaye nkabona atangiye kumbwira nabi kwa kundi kwe amutaza mu mategeko uretse ntabwo divorce yampamagaye ansaba ko ejo tuzahura tukaganira ubwo rero niba inama ngiriye ariyo kubicisha mu mategeko turaza kuganira icyo kintu nkimubwire ntabwo njye amategeko numva nyashaka dukora iki se mama amategeko tubone byatinda wamwibye mana yanjye badufunga twakiba iki se ubundi atiko nirinjije nta uvuze ko biteze uvuze ko biteze tuziduye nazo nzi nama password yiwe nzi n'ukuri pe ko nawe urabizi no kuvana igihumbi cyiwe kuri konti ngo uba wakonsumye amafaranga menshi uba wagaspiye mbese nyine kubera ibyo no kujya guhaha ubwabyo byatumye afata amapassword yiwe yose arayahindura ariko umugabo nabonaga ari umuntu mwiza nkabona arakize ndavuga ngo umwana wanjye aguye hashatse noneho ndi kukumva ariko nyine niyo mpamvu nanjye nihuse kuguhamagara ari kukugira inama ukikomereza dosiye tukayigira ndende ego ko mana yanjye yarebana nabi akanafungwa akanabitanga yafunzwe ariko wowe uzamenya ubwenge ubwo ariko ntabwo ari byo namwifurizaga ariko nawe ibyo yakoze bihwanye n'ibyo uri kumbwira nyine n'ibyo akwiriye nkabona ntari kubyumva sibyo nkamubwira ati ubu buryo ukonsamo amafaranga ese bizarangira bite bro nkabona ntari kubyumva ahubwo nkabona yakomereje ahubwo ibintu yabishyize ku rundi rwego rero reka nkubwire nanjye umugore wanjye atangiye kujya ntahira ayo masaha
akagira agasupiyaje ingana gutyo bro ntabwo ngiye byavamo ngiye kuguyo ni side yanjye ntabwo byakunda. Nanjye nagerageje kumushyiraho igitsure sibyo okay ngeze aho ndavuga ati nubundi yamaze kunanira si ngombwa kumushyiraho igitsure n'ubundi nabo ugenda azagende nabo ushaka kubaka azaze twubake ariko kugeza ubu nanjye numva namukarabye nakubwira rero niba nta gahunda ufite yo kuva ngo musubire mwongere mwicare uko mwatiretanye mwongere muboke muhaba umwana wanyu burere azakure afite ubwenge bw'ababyeyi bombi bikaba byanze. Reba imitungo ufite ndayizi sibyo niba utajya umbeshya ko ibyo ufite ndabizi pe ariko ari amafaranga nibyo utunze byose akubwiye ko ari 50-50 niko niyo message yansigiye se buriya uremera amafaranga yamuhe kweli ntabwo ndi kubyumva neza nicyo kintu nyine ntari kumva neza n'agati mwinginge twongere dusubiranaho kugira ngo ngipase n'uriya mu Caritas bigende bikamugire inama rero uramu baby urari umwana wawe yakubyariye sibyo bebe mupangire gute se mupangire bamurangize urumva noneho ibindi byose bisigara ibyawe wirerera umwana wawe urumva kugira ngo imitungo azayifata ijyane iwawe umwana azasigara ari uwawe ibyo yagumye gufata we n'umwana wawe n'undi mwana bazata mu ubu byango n'ubu ndashaka kumva nyine ikintu wampamagariye. Urimo ushaka kumenya iyo nabahamagariye? Yego. Ni ngombwa kuri bukimenyera? Ni ngombwa ko wansabye gushaka umwanya nkaza tukavugana none naje no se nikeza ko ari ngombwa ko buriya urakimenya nubwo uraza kukimenya amazi yarenze inkombe. Nta mahoro se nari nzi ko warwaye wenda numvaga nyine ari nk'ubufasha ukeneye. Kuri njye nta mahoro ariko wowe sinzi wari umeze gute se hano? Ndabona neza. Maze iminsi uri kubahe? Ndi kuba kwa tante. Nari ko wagiye mu rugo? Oya ndi kubana na tante iwe mu rugo. Tante se mwavuganye? Twavuganye urabizi ko nyine abyuka ajya ku kazi nanjye impamvu ndi kuba mu rugo rwe nuko nashakaga ko akazi kanjye kadapfa burundu ni hafi y'akazi kanjye urabizi nanamubwiye ko nje kukureba. Kuba mwavuganye ni sawa rero. Ntabwo byari kuba byiza n'ibisiga mutavuganye. Yego. Mumeranye neza ariko. Yego nta kibazo tumeranye neza. Kiyo sawa cyane. Si ibintu naguhamagariye ntabwo ari amahoro. Ni ikihe kibazo gihari? Ni ikihe kibazo? Ngo barakwirukanye se ku kazi? Icyo ngira ngo umenye ntabwo ngushakira amahoro. Konzi ko ufite amafaranga se nta bibazo by'ubukene ufite byagenze ibyo byivangamo sibyo kuko ayo mafaranga ni ayanjye ntabwo ari ayawe. Ntabwo nicyo ushatse kuvuga ariko si ngombwa nyine byo kubizana. Nitegereje mu maso urabona ikintu ngushakira ari amahoro. Ndabona ufite igihunga ndabona udatuje ariko ntabwo ni ukuri ndi kumenya impamvu pe. Mbona natuje. Mu kanya gato ndaba ntuje nta kibazo. Byari byiza niba ikiganiro turi bugirane hari icyo kiri buze kugufasha ugasigara utuje. Ndibuka ko tujya gutandukana ijambo nakubwiye aryibuka. Akubwiye ko iyi mitungo mfite bantu bashobora kuzayiryaho nyuma y'uko ufashe umwanzuro wo kubona ukagenda. Mu bantu bafite ububasha n'ubushobozi bwo kuba bazayiryaho
abo bantu utarimo. Erega papa Brita, hari ikintu ugomba kumenya. Imitungo yawe ntago ari uko ariyo nifuza. Wowe wanyimye uburenganzira kuri iyo mitungo yawe. Ntiwabunyima bwonyine, unyima n'umutima wawe. Ko nakwinginze kenshi ngo byibuze tubiganireho, dushyire ibintu ku murongo. Niba ubona ko ngaspia tugira ukuntu dukora ibintu, wanga kubyumva. Rero wabyanga wabyemera. Iyo mitungo tugomba kuyibonaho twembi n'umwana 50-50, ukabaho natwe tukabaho. Imitungo yanjye niyo mwana wanjye, ntabwo urimo. None so umwana akazarirwa nawe. Imibare yanjye uriteguye kuba umupapa rero umwana? Ntabwo urimo. Ese ni iki? Hari ikihe kibazo ubundi? Niki kijya mbere? Sinde. Urabizi ntabwo wambereye umuntu mwiza. Oya ni ukuri papa Brita, ntako ntakize. Ibyo byo nawe urabizi. Icyo si kimwe. Ikindi ujya kugenda wanyihenuyeho, sibyo? Unyereka nguze amategeko ngo umuhanga ngo wize amategeko. Sasa ayo mategeko yawe ariko nasize nanagusobanuriye ikivuye mu rugo rwawe. Akanya ngiye kukwereka ayo mategeko yawe uzi ko nta kintu agiye kukumarira hano. Niba ikiganiro turi bugira nari ukukimeze papa Brita, nyihanganira ngende. Ntabwo kigiye bitaza kuba ibintu bibi. Oya nitabye ubutumire bwawe, twaganiriye, ndabona ufite umujinya n'uburakari ntagusanganye, reka ngiye nigendere, tuzavugana kuri telefone, sibyo? Hamwe icyo naguhamagariye ntabwo kiraba. Reka tuzavugane kuri telefone. Basi tuzashaka undi munsi twongere duhure, sibyo? Tuzashaka undi munsi. Namubabarira papa Brita, ntabwo wabikora we, ntabwo wabikora. Oya ntabwo wabikora. Oya mbabarira papa Brita, mbabarira nukuri, mbabarira papa Brita. Uzahangana nanjye. Ntabwo uzi ikipe wakinnye nayo wowe. Hello? Yes, buddy, Mr. Precious. Radiyo ndayisoje sinzi aho wari ugeze. Yaba ugeze hafi, niba ugeze hafi simbuka ungereho tugire ibyo dusoza nta kibazo. Hagere ntutinde 10 minutes ntuyirenze. Okay, sawa. Yes man. Yes big brother. Nimeze bite? Fresh. Tayari? Look. Wow. Ibuze yiraga biki? Gahunda ndayisoreje baba nitwari wiki. Utagira ubwoba man. Jemba ni uwumwe bro. Tuba twararakaye bro. Man, siko cyarangiye waga. Ibere ko kuka cyana konje man. Cyana konje. Feri yara. Aho ni fresh. Sasa ubu tugiye kubikora gute? Kugisha abantu bawe. Bahamagare. Baze bavane mahiti hano. Ariko se man, oya. Ibintu byabigiyemo abantu benshi. Yeah. Bagomba gukora feri bakayirangiriza. Twe tudahari. Noneho wayikoze. Nawe wayikoze bivuga ngo ugomba kuyirangiza. Nta wundi muntu ubimenya. Siko bimeze? Nyine idea yawe rero sasa. Ukuntu bimeze rero.
gufata amayiti muri bote twajya ku ijuru harya si muturi hano nuza Nyabugogo ya nko mu Kabwibwi tujugunye muri Nyabarongo ingona zimurangize gusa amasaha aracyari kare twarindiraho agasaha kamwe ndumva urabo umaze kwiramo ko ndumva rero nama agenda nakugira handi hantu wajugunye shikibasha bari mwiza urakavuma tuko na mutwe bagiraga umutwe yari tete vide bamureba inyuma nyine gutya appearance physical kabisa ibane sawa kabisa handi yari sawa y'abantu asa ko n'undi n'ahandi mugire ni ukumubona gutya yes umuririze yari ni wowe bizi ko ntabyo nzi se shaho gusa ariko nyine ebana umuzigo wivanyeho igisigaye bikirangira uzatiye ufata umupeti wawe umupeti wanjye noneho ebana ushaka umukozi ebanye bagore ushaka kuzabireke itamugarura hano none yabagore ushaka kuzabireka kabisa uko bimeze banihuta bro nta mikino ngiye mfite ndafashe umwanzuro uriya mba nawufashe injira arafunguye Mire neza mire hano ku muntu bita Dangote ni njyewe engineer Papa Dangote. Okay. Aha ni iwawe? Hano ni iwanjye niho mba. Okay. Nitwa Jean d'Amour, nturutse mu bugenzacyaha bw'igihugu. Bugenzacyaha? Amakuru y'umuntu bita Joshua Buyazi, umuntu uramuzi? Usanzwe umwumva? Se yahoze ari umugore wanjye ngira ngo turetse nimba undi muntu betirana. Yahoze. Mwaratandukanye? Baratandukanye gusa kuva twatandukana nta makuru ye. Ntabwo twongeye guhura. Ntabwo waturusha ahantu habo. Nafashije iwabo bambwira ko atigeze ahagera. Ngo nta yandi makuru. Wowe nk'umugabo wese hari amakuru wagerageje gushaka? Twebwe mu makuru dufite ko ari mu bantu tutari kubona. Uko mutari kumubona nanjye ni ko namubuze. So rero Dangote uratwihanganira tujyane mu byubahiro byanyu, tujyane kuri office gato ya kugira ngo dufatanye guhanana amakuru kwibura ry'uwo mugore bita Jose. Ariko munsanze mu kazi se? Natwe turi mu kazi kandi uri umukozi w'igihugu of course. Mu gihe dufite amakuru tugukeneyeho nk'umunyagihugu ugomba kutwitaba. Ubwo gusanze wawe ni mu mayira ameze neza, nta bandi twazanye imodoka iri hanze, tujyane just kugira ngo dufatanye guhanahana amakuru, nta kindi. Sina makuru se mushaka sinaya abandi hano bitanze. Oya tujyana ahubwo urimo uratinza abandi kuko twaje tubizi neza ko turi bujyane. Cyane bamva bidakunda dukoresha izindi imbaraga. Izindi imbaraga za. It's okay? Tujyane rero. Twagenda nta cyakazi ndagakomeza ngarutse.